barabara amakuru dufite kandi yo kwizerwa ni imibare iteye ubwoba abasirikare 402 b'u Burundi bari kubarurwa ko baguye muri bya biti nuvango nukuva kandi koko ni kuri amasaha tumaze kumenya amakuru yuko hari bamwe mu ba generale batatu bari badeployinze muri Sud Kivu babazarendo turaza kumenya amakuru yabo n'amazina bafashe inzira bamanutse berekeza ishamba abasirikare babwo bajoninze mu Venezuela abasirikare babwo bari mu gihugu Burundi nirwa muri DRC bukataha Burundi butetsi bwa buzaba ihiti bakiva mu mazi yabaroshe mw'ibikompora wazarendo baracanganyikirwa icyaro kujya muri maca gihita kirangira aho ngaho already rero urumva ko sake ikindi gihari muri cyavuze muri iki cyumweru nuko hazamutse amakara agera nko muri 5 ajya muri Kibumbu amakamyo n'uyu munsi aracyajyayo ubu dufite amakuru ni amakuru ahari magingo so yohereje aya makuru tu 648 ariko ngo specially harimo abo bita ngo ni nabatireri bari elite abarashi bamudahushwa bahita ngo iki mu bambiro bari kuhacukura ikitwa communication ndende cyane kuko ngo hari iyo bita tractor ubwo ni bya bimashini bicukura imihanda barabiza nibyo biri gucukura noneho bakanazitindaho ibiti urumva biteguye kurwana kandi South Africa yandi dora tuvuga ngo yikuye mu mirwano ngo nagikirwa Afrika y'Epfo irimo irubaka ibihome by'ubwirinzi hariya yiteguye isa ku defend umujyi wa Goma. Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi yuguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender micro-onde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gani duka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro uruvugiro special. Uruvugiro special ni ikiganiro kigiye gutambuka itariki ya 11 ukwezi kwa gatanu umwaka 2024 handi kumwe na Kedi rwose ndabasuje cyane Kedi official narindi niza ariko n'ubundi hano ni mu rugo nta mpamvu yo kutabwira ko ari ni Kedi umunyamakuru wa Kedi official uko bura nubwo ari Kedi official biri mu izina ryawe ntago ari yawe ni y'abantu batuma uza kwicara buri munsi batuma udasinzira kabisa buriya niko bimeze mu itangazamakuru ntago twebwe turi abacu oya mutwigenge nta kandi bibaho mudukora ibyo dushaka impamvu usanga batubwira ati amakuru ari he yakugurwa itusarukiruka Kedi ndakwakiriye urakoze cyane habari za wiki habari ni njema kabisa mzuri sana umekuwa bien niko poa uko bien niko salama kabisa okay mimi nakukaribisha hapa kwa mtandao wetu asanteni sana Okay, reka dutangire ikiganiro twakira abantu batandukanye bari hirya no hino bari mu Rwanda bari muri Afrika y'Amajyepfo burasirazuba burengerazuba n'amajyaruguru yindi harya amajyaruguru bita Sahel Afrika y'Amajyaruguru de Maghreb Sahel yego mwese aho muri abari muri Amerika abari muri Canada abari mu Burayi mwese rwose ndabakiriye nyamuneka Bayambo abitwa ba Rose Bubanje Mpayambo witwa Muka Rukaka Goreti Mpayambo Mabiris
Mpayambo Ramazan ndetse Mpayambo Karangwa Iredi nko kuri 40 Nyamirambo. Yambo witwa Terence Kwizera ngo n'uwi Burundi. So Mpayambo rero abantu batandukanye mwese aho muri Yambo umushuti wacu cyangwa se umwe mu bantu bakunda Bwiza unajya inama cyane yitwa Mathias Bwayihu. Mathias ni n'umuvuga butumwa ni pasiteri urenze ari tujya tugimaga ku bintu by'Imana akaza kumusora nabasha durakaje byo bizana bakakosora yewe rero ibintu by'Imana nge n'uw'Imana nabo bakaba abantu b'Imana nta muntu nyava katari Imana ibindi bari ari idini. Yes, kodi rero reka tutangira amakuru tugiye kujya muri operation y'icyumweru gishize ubwo ne mpamvu tuyise uruvugiro special. Kedi iki cyumweru cyaranzwe n'iziye nkuru ariko noneho abantu bakubaza ubundi uyu munsi none bihagaze bite? Yangira ngo uyu munsi none buriya coalition ntabwo igira weekend kuko none no kuba ari no kuwa gatandatu n'ibindi bishyizemo kwe mu 23 ngo itagirwa na kuwa gatandatu ariko ntabwo ariko biri buriya M23 ihora yiteguye. So ngira ngo amasasu cyangwa se tuje mu kiganiro muri axe ya Karehe ngira ngo muri Sud Kivu hari kumvikana cyitwa ngo ni armée lourde cyangwa se ibibunda binini bya bibunda bya muzinga na makompora gusa ariko turaza gukurikirana tumenye ngo ninde watangije mu byukuri iyi sharing cyangwa se yangirije ibiki cyane ko burya inzove ebyiri zirwaniye wabyanga babyemera ibyatsi bigomba kuba biharenganira. So nubango ibibunda binini bimo biravuga bivuga hirya ibwo ni muri Karehe ariko Kedi iyi Karehe bivuga ko rwose bimetuwa nayo ishaka kubigira amajanja. Ya ni Karehe twavuga ko ku rundi ruhande aduye wese niyo yakusanyikiye nubango Karehe yamaze kuba ihuriro rya coalition kuko FDLR irahari hari ya muri twa duceno harimo n'amashyamba y'inzitane by the way kuko ni Karehe utuvugana na harimo za Bunyakiri harimo na zanuza zaje nubango Karehe igiye no kubera mu rugamba rukomeye by the way kuko M23 nitarwana muri Karehe ira territoire ngo imaking ishura ko ifunza amarembo coalition ntabwo izaca mu mazi ije kugaba ibitero kuri M23 nubwo bari kubikora ubu ngubu ariko hari igihe tugiye kugeramo biye ngombwa ko inone y'imirwano yimukire muri ariya marembo ya Minova ubwo nuvuga ni Karehe. So rero Karehe ngubu dufite amakuru ko FRN yabijemo FRN yaba FDLR ubwo ni kimwe na FDLR byose yabijemo ukongeraho abarundi nabo bari kuza ni hari abagomba guhinguka ya brigade bita ngo ni Aigle nayo igomba guhera hariya urumva hariya M23 igomba kuhubaka urukuta rukomeye cyane kugira ngo imaking ishura ko biriya bice yigaruriye yabizo za Ngungu aho za biriya bice bya Minova bibe biri secured. Karehe by'urugamba rugomba gukara. So mu bigaragara ubona ko urugamba rwabwo ruvuye Minova ariko Minova yo iricwe. Minova urumva M23 yirukanye umwanzi ariko noneho hari agasozi kare hano mu kiyaga cya Kivu. Ndaza kukababwira kuko kandi kimwami ajya hose kandi gasozi banajyanyeho imbunda ikomeye cyane ndaje nyikubwire ako gasozi iyo kariho ubu control Minova wemere kwa sharing burya niyo mpamvu twumvise mu 23 itihutira kujya muri Minova centre kereka igihe yabiri mu mazi kuko ngejo hari gisaso bateye muri Minova indani abasirikare bari hariya munsi ya Nzuro ubucenzuro kugira ngo iri kuri karagasozi hano ndagafite ndatekereza rwose gasozi nakahera reka nze ngakubwira amazina yako ndagafite ngira ngo rero urumva already ntabwo wajya muri centre ya Minova uzi neza ko coalition ahari ahantu ishobora kuba yakwibasira uri muri iyo centre cyo kimwe nano muri Sake ngira ngo urabizi ko maca coalition yavuyemo Wazalendo 23 jyanamo ibirindiro hasi muri centre ya Sake ariko yanga kujya muri karagasozi kubera ikiravuga ati turakajyamo abari mu bambiro urumva bari abatipe bavuye bafite ntuza green coordinate byoroshye bari nayo mpamvu Sake badashobora kujya kuko ngo buri abazungu bakiza bari aba wagina na ba regional bakize ikintu cya mbere bahise bari akedi bafashe green coordinate za Sake ikingora no muri za Kibati na hehe hose harazwi ku buryo M23 iye yamanukira yabigiye ku isahane y'ibombe aka gasozi ngira ngo turaza kukagarukaho ndabona nani kugashikira neza izina rya kariko ngira ngo na gasozi kazwi cyane ku buryo kari mu kiyaga cya Kivu iyo kariho Minova uyifite kandi amakuru dufite bya bibunda bagiye basetinga mu bambiro na zanzuro no kuri antre Nzuro
naho hari icyo bajyanyeyo gishobora kuba arasa cyarasa muri Minova, niyo mpamvu M23 itajya Minova centre. ariko z'ubundi hari abantu benshi baza ngo M23 ngo Sake ntirimo, FARDC irimo. Sake FARDC yakandagiramo, reka bafite ibice bibiri bagabanye. Iyi situation ya Sake nagize amahirwe ku munsi w'ejo, umunyamakuru wacu cyangwa se drone yacu ariko tubyita ikatamo hariya. M23 yafashe force noneho izivana mu misozi zimwe izizana muri Sake hasi harimo ikigo cya M23 hariya muri urenze gato aho bita ngo ni ku isoko. Ugiye kubarangira uya barahazi Nonese ntibahagabanye ngende ngo ndasobanura abakozi ba Bwiza TV situation ya Sake ikunze kuvanga abantu. M23 iyo tuvuze ngo isangiye agace ka Sake na Coalition, ariko wakurikirana ugasanga kubazi Sake ukiteyo ugasanga M23 ni ifite agace kari strategique, ntago bisobanuye ko Sake yafashwe na Coalition. Au contraire, niba tuvuga ngo M23 ni ifite ni domina, nuko hari impamvu runaka tugiye kuba twababwira. Ngo Sake urabizi neza ko M23 yaragiye ijya kuri ya misozi ikikije umujyi wa Sake. Mukwi boniza Madimba ku makafe mu Kimoka barimo hasi, urumva already umuntu uri muri Sake abari mu Kamashu. So icyaje kuba rero nyuma yuko Coalition muri no minsi nk'itatu ishize ibiri yagiye igerageza kugaba ibitero Rutobogo no mu Kimoka urabizi axe ebyiri zitandukanye. Ubwo Rutobogo ufashe ura muhanda ujya Minova na Mushaki, noneho hariya mu Kimoka ufashe ura muhanda ujya Kicanga. M23 mu rwego rwo ngo yigise nigabanya pressure bayiri barimo bayishyira kuko barimo bayadvancingana muri za Madimba ngira ngo byabaye urabyibukeje bone muri bya bitero. Byabaye ngombwa ko izana abasirikare mu hasi muri Sake sasa hariya kuri station na hariya ku isoko nihari. So no kuvuga iki rero, Wazalendo bandi ba APCRS n'ubundi babaga muri Sake banafite agasozi kitwa Macaka, agasozi kari muri Sake nitwa dusozi tumeze nk'amabimba naga ari imisozi yata niho tuyoge nyine twa turi muri ntozi, ari nako gasozi tuvuga ko kari strategique kuri M23 ariko ikanga kukajyamo kubera ko ishobora kuharasirwa. Byaye ngombwa ko Wazalendo yiyemfilitara bite nuko M23 maze igikoro to operation mu hariya two guzowa Abazalendo bakagenda bashira urusorongo baba briefing yo kuvamo muri match bavemo batarwanya. So rero M23 iri already fite Sake karagace ko ku isoko ikagena no kuri station. Ubwo ni axe ya Kimoka. Wakegera ku rundi ruhande ugasanga bafite Rutobogo ni yabo, ura muhanda ujya Kirochi bishasha bweramana nuwabo nujya Mushaki. Ubwo urumva na ya misozi basize inyuma ni yabo. Coalition noneho yo ikagira ubwo ngo ni za Kamuronza ugaruka mu Bambira, urumva ifite ahantu hatoya urumva abantu bafite ahantu strategique ari bane M23 kuko FARDC ntiyajya Kicanga ntiyajya Minova, nese ubwo urumva ari ndufite agace ka strategique namwe yajya ntiyakwinjira muri Ruco ntiyakwinjira muri Masinyuze. Noneho yashize abasirikare muri Sake hasi ariko agace kamwe, bivuze ngo niba defense ziri muri Sake hasi uramutse uje nabi bagukora operation bakaguhitana bagasubira mu bintu byabo. Kedi niyo mpamvu aba coalition ya FARDC bashize bano Wazalendo kubera ko baragenda bagasanga M23 yabahaye amambush. Ejo byabaye barasiwe hariya Wazalendo urabizi bahora bavuga ko ngo bakaze kurusha FARDC basiga bikomara gatuza. Cyakora cyo tugeranije ukuntu ntago babeshye niko kuri kuko nubwo ari amabanda benshi bayirimo ariko harimo Wazalendo zikomeye barahanyanyaza pari ya FARDC nk'aba bakarayire ba Gido bando ariko no guhanyanyaza ntacyo bakora. Nuguhanyanyaza nyine ubashyize imbere mu Venetro ntacyo baba bafite kuko abantu bose uteranyije FARDC ugateranya Wazalendo ugateranya Sadek ugateranya abarundi bose M23 bakubitira rimwe na FDLR. Ubundi muri izi coalition ziri hariya abantu bakomeye barwana iyo babishatse na FDLR ya so rero ejo hari Abazalendo bagize gutya bashaka gukora operation kuko bari bamaze kumenya ko M23 nubwo yashize ibirinjo muri Sake hasi ariko nta force bashize muri wa musozi wa Maca. Sinzo bari briefing ati musubireho mujye guharasinga noneho izo ngabo bazazamwe muri Sake hasi. Yego borira mato banga guca y'ubutaka banyimanukiye harazanzuro
hari defense ya Monisco n'abarundi uzi ko twabigarutseho ahitwa kwa Payipayi ko hari ibigo ikigo cy'abarundi aba y'abarundi aha twaranaberetse cya gipangu okay nicyo cyo muri cya gipangu kibibuye ukuntu kimeze nka ntuza nyahangari so burira amato abiri baraza mu mazi bagenda ariko ku mwegege w'ikiyaga cya Kivu M23 kuko ifite rutobogo na twa dusozi dukikije ikiyaga cya Kivu ni twavunano twa dusozi nyine uko dutondetse ko hari uri muhanda uca ku mazi neza yarabarebaga ubwo wasanga wenda rifite n'amakuru ko ibi bireberega baguruka bire no sibaza kitagira intelligence irabareka bavamo baromoka bashaka guhita bahinguka muri Sakendani none M23 ikisanga bageze ku gasozi Kamaca none igatangira guharambana nabo ihiti bakiva mu mazi yabaroshe mw'ibikompora wazarendo baracanganyikirwa icyaro kujya muri maca gihita kirangira aho ngaho already rero urumva ko Sake ntago wakihandagaza ngo uvuge ko ari ya coalition pe bayijyamo kubera guhaga itabi n'urumogi ariko still kedi barakubitwa barashize abantu bagabo barashize mu veritire irabakora so kedi rero turebe operation ejo ngo hiriwe amabombe muri Sake bateye amabombe hangahe nabwo ubona ko arayo kwiyenzaho M23 ni muri axe n'ubundi bavugaga ibintu bibazo kwibasa abatipe bizarangira ryari izo operation zitarangira ikindi gihari muri cyavuze muri iki cyumweru nuko hazamutse amakara agera nko muri 5 ajya muri Kibumba amakamyo n'uyu munsi aracyajyayo ubu dufite amakuru ni amakuru ahari magingo n'ubu urabizi ko hari inkuru twakoze ivuga ko hari ingabo ziri muri brigade ejo bazibonye Christian we wazipasingisha Rubumbashi brigade igomba kuza ngo y'abasirikare badasanzwe kurwana na M23 izi ngabo already zamaze kugera hano Igoma inyinshi muri zo ziri kuva ku kibuga cy'indege Igoma zihawe amatente ko ku kibuga cy'indege indani harimo stock nini cyane ya Sadeke na FARDC bari kururuka indege bahita bahabwa ibikoresho bakajya kudeployingwa hariya zamuja nahitwa Rusayo already ni muri axe ya Kibumba ni muri Nyiragongo ubwizo ngabo ziri kumenwa hariya ku kibuga cy'indege zijya muri Nyiragongo byensiri ari nako indege zirwa zitunda ibikoresho birimo amasasu birimo amakompora za kajugujugu birimo amakompora ya 122 cya kibunda cy'abatanzania none se kajugujugu nazo basirikane imodoka ndiyo biyazitundira yango ni indege iri kumena ibikoresho ku kibuga cy'indege hariya Igoma so urumva nyine ni ingabo ziri kuza ariko zizamwe zikaza bazizana n'ibikoresho ntago bari kuguma mu kibuga cy'indege bari kuguma mu kibuga cy'indege bari guhita benshi amakuru dufite nuko bari kubajyana hariya muri axe ya Kibumba birumvikana mu kibaya aho kumuja aho za Rusayu burya nuriya mwegege w'ishyamba rya parike ya Virunga ariko ari unagenda ukagira ku muri kira kibaya cya Nyiragongo kuko urumva uvuze mujoga isa nkaho uri hejuru ya Kibati kandi ifashe no ku Kirunga nuko nkuko bimeze ariko Gedi yewe nibaza ko kujya kurundinga hariya kujyana ibibunda binini cyane nibyo bafite ntacyo bimari unarebye abamaze iminsi birukanka bafite ingabo z'ubundi zimaze iminsi birukanka ziri guhungana BM zaragowe nira Katyusha bakigenda ese Kedi baracyagenda mu nzira bageze abapegigoti barifinga ko bagomba kurwana n'amabwiriza yavuye mu Burundi avuga ko bagomba kurwana ubwo nta wamenya icyo bashaka kugira ngo wenda bikoresho bafite nyine urumva bageze Karehe baragama urumva bafite inkomere bafite ibiki hariya babanza ko barimo barabavuza ariko ku rundi ruhande nabo bakagerageza gusa no berekana ko bari tayari bagaba ibitero bya hato na hato no gukora udupatrolo aho bakeka ko M23 yabiri ariko urumva urugendo rugomba kuba rugikomeje inzira y'umusaraba cyakomeje uhungana BM ugahungana Katyusha ni umusaraba ikindi gihari Kedi kinavugwa na ka message ko sinzima ariko ko nabaye nagakemanze kavuga ku ngabo z'u Burundi hari ingabo z'u Burundi zaje ariko hari akandi nkeka karashobora kuba araka ni kabiravuga bivuga ko ngo Burundi dereniye naka message nawuzemo nagasirikira ariko hari igihe abantu bagacura bashaka ibaje kujya ngaka ibindi bindi navyo kanze nkarebeho kare ubwo bagacura bagambiriye ngo bahabya adversaire baraza bibaho gacura karera kavuga gukuntu Burundi ngo bwapanze kugira gute kujya gutera
aho M23 iri uretse nyakagusomere nabuze nkabona ngaka biravuga ko ngo ntuza bagiye kohereza batayo ebyiri already imwe yaje n'uyiyoboye bamwita ngo ni Rwasa ndetse na Colonel Rwasa batayo ebyiri hanyuma bagashyira ngo uburyo bw'imikoranire idasanzwe hagati y'ingabo z'Uburundi na FDLR ndetse na Mayimayi za Wazalendo ariko byo nibisanzwe bari kuko nkuriya Jire Murumba umuryango wahungiye mu Burundi kubera ko i Burundi hafite ijambo noneho ngo bagagira gute gukoresha FDLR na Mayimayi mu gutega za mine mu bice bikunze guhuriramo abaturage kandi n'ibice bigenzurwa na M23 birashoboka cyane kuko urugamba rwo guhangana imbona nkubone rwarabananiye M23 yararashe yararushye rero ubwo gisigaye kuko bari ku kiraka ntago bavuga ngo turayamanitse ubwo amasezerano yasubirwamo ubwo nayo n'indi strategy bazanye kandi nayo irashoboka cyane no gukora mpaka byo nyine batesheje umutwe M23 kuko ubona ko KD Burundi busa nkaho intambara niba utayitsinda buzagenda busebye bwana bumanitse amaboko no Burundi bigaragara ko bwiyemeje gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo bwitware neza muri imirwano nubwo byanze kuko nk'ubu nk'abasirikare turi kuvuga boherejwe n'abasirikare bagera kuri 648 barangije training y'amezi 3 my friend na makuru tuyohereje ibaze umusirikare amezi 3 nta experience nimwe afite kandi imeki experience na konta cyane aba nibo bohereje harajya no kwizamu ndabanza yumva imbe uko imeze haribuka hanibura naragira gute urumva ntarumvaho mashini wenda mashini gani barayumvise ko ntabwo yari yumvaho mu byukuri byabane 20 cyangwa aho BM imirira aheruka ibyo kuri training ariko irimo higa ntaryaze kandi saso ryo riguhiga niyo yaba ari pistol urapapa my friend uzi ko riri kugushaka niho urebera abagabo b'ibishongoro ukabona batitiye bari muri banzayo genda urebe Kedi rwose Kedi byo we nabyo twikomereze nge ngubwiye nyine uko biba bimeze hariya uretse ibyo bya 120 tuvuga buriya nk'imbonda yitwa SPG abantu mubizi murabizi irasiye hano uzi kari ni yanyu pe ari mwe muri kwirashisha irarasa ukumvura hungabana icyo ujya kukumva munda ifukiri bagiye kugeza rumarege muri wenda twikomereza ariko ndakubwiza ukuri imbonda iri kuguhiga ibiteye ubwoba ndugu uzi uvuga ni ntamwicange ari bunyica kibaje ikibazo gikomeye cyane so yohereje aya makuru tu 648 ariko ngo specially harimo abo bita ngo ni nabatireri bari elite abarashi bamudahushwa urumva arakora ibishoboka byose ngo urumva muri snipers yohereje muri abantu bajya banamenya no muri atirani babamo kuko ari abantu badahusha atera bombe ikazi kagwa aho igomba kugwa abazi gufata ibipimo neza ubwo urumva nabahanga nyine babandi baza bwanyuma bavuga bati tugiyeho rukomeye harimo abo ba snipers bagomba kurasa n'imbunda ubwo ni one by one kurasa umuntu ku wundi cyangwa se hari amanama urabona nk'ahantu imbere turi jya gukoreshereza amanama ahantu igira ijya kureba abaturage urumva ibyo byose baba bikeneye ikintu mu rugamba ba snipers baba bakeneye kuko ubona ko nka M23 mu operation maze imisi ikoresha n'abasnipers barimo nabo baba bari imbere cyane ariko ifite wishaka cyane w'ingenzi abarundi mu Barundi ho ni hatare kabisa ni mari shyushye nk'ubu turaje turabwire uko situation imeze ku kintu kijyanye na report yo mu cyumweru kimwe urugamba rwa Mushaki Petro rwa Karuba no rwa Rubaya n'urugamba rwa Ngungu utibagiye bweramana na Bitonga barabara amakuru dufite kandi yo kwizerwa ni imibare iteye ubwoba abasirikare 442 b'u Burundi bari kubarurwa ko baguye muri bya biti nuvuga ngo nukuva kandi koko nibyo abantu banabare report twagiye tubaha barebe byo yene operation twabaha ya indi ya operation ya Kasumu hagati ya Minova na Bweramana hamwe bari muri rogi yagiyemo abantu babaga abantu 48 barebe operation y'inzuki barapfuye barashira operation y'inzuki ubwazo inzuki zarabishe uzi ko drone yanjye yamamagaye iri hariya bajya bakora umuganda wo gushyingura iri hariya muri Bweramane kamwe ati ibi bintu mujya mubona by'udufoto agafoto kamwe bwo ndi kumaza ati ko mutaduhandi mafoto ati iyo ni sample atabarundi barashize atubakugeza no kareba iyi mibare rero tubabwira
abantu bagiye banabyumva ntabwo n'imibare tuzana ngo duture hano ku buryo mu by'ukuri waza ukayobya abantu. Iyi ni imibare yizewe, abasirikare b'u Burundi bari kubarurwa ko baguye muri iyi mirwano imaze hafi icyumweru. Imibare tuvuga ni imibare y'icyumweru kimwe, abasirikare barenga 400 baguye. Ubwo abantu bari muri operasiyo M23 yakoze kuva Rubaya Ngungu kumanuka za Rumbishi kugenda handi hose yagiye twatuce twose ya misozi yitwa wa musozi muremure twa gute ufashe kuri Ngungu na no ku majyepfo witwa gute randa wibagiwe. Kwanza kugera za Bitobogo kugera ara hose abantu barebe ko haguye ingabo z'urunisho none za Gasake za hehe hose. Ngo ikintu gihari nuko abarundi bakubititse muri uru rugamba kuko abasirikare 402 muri nominoro z'abarundi bashize agakuru bagatukura barapfuye barashiriye rwose. Ubwo n'urugamba rw'icyumweru kimwe. So urumva rero ejo iyi batayo yajabukaga uruzi rwa Rusizi iza hano muri Sud Kivu banahageze by the way. Ubwo ni ingabo z'u Burundi n'ubu ziracyakomeje zo ntizirava ku bintu. Babisikana na Mighty 68 zirimo bitwa niba ari Ngiro Nsanga niba ari inde majoro. Reka turebe kwanza Ngiro Nsanga numva ari Ngiro Nsanga harimo abamajoro nka 3 harimo ni abandi witwa ngo ni Mbwa Yiba n'uwitwa Mbwa Yiba. Mbwa Yiba ntabwo umuzi inkuru ye ntabwo yayigarutseho. Harimo abamajoro Burundi bumaze gupfusha abantu baragira ngo muri 3. So urumva rero ntabwo byoroshye, abarundi bakomeje gutikira. Kandi kedi ibintu tuvuga abarundi mu Burundi bigerayo nahoze mbone ejo abarundi bavuga ko ariko ngo mu kapiteni mwabonetse mu bava ko yapfuye yari yatorongeye yaragiye witwa niba ari konke what konke kaze ndebe hari wabonetse yaje kugera muri bice byo bya Minova yitwa kapiteni Konten we yarabonetse. Shaharundi barakubititse Monami kuko man uribaza gutakaza abasirikare 402. Oya none se uribuka ko twavuze ko muri no mirwa muri iki gihe hapfuye M23 yarashe abakomanda wari uyoboye batayo muri Tafoke kandi mbeko ni iri special mu kuza kurwanya M23. Rero nubundi uyu mugabo witwa ngo ni urumva uyu mugabo bita ngo ni Gwasa sinzi mu Kirundi bari kumwe ngo ni Gwasa ariko ubundi ngene nka pronounce Rwasa. Ni umurietena colonel uje gusimbura Mbwa Yiba wari usanzwe ayoboye 10e batayo Tafoke. Muri batayo ya 10 ya Tafoke nuvanga barashwe harimo wa batayo ya 10 batayo ya 9 batayo ya 8 na batayo ya 5. Okay. Abo muri Tafoke bose bangana nabaraje kandi babara ba colonel uri petit ni lieutenant colonel. Undi nimba ari Bigirimana nimba ari Bizimana nawe nawe yarayoboye ya Tafoke mo hariya ndaza kureba hano muri archive mbabwire ibato yarayoboye. Aba bose rero urumva bagiye bahabwa babahaye abo kubasimbura already. So mu gihe mu byukuri ibintu bikomeje kuzamba kuko M23 subwa mbere bari force abantu b'u Burundi bagiye bohereza batayo bohereje ibiki byaranze basanze M23 agafuka tavugwa rimwe kabizingiyeho byarabacanze ntago agafuka imvugwa rimwe ntago ari imvugwa rimwe. Iyo ni operation ariko cyane operation abantu zitanavuzwe cyane. Urebe Rwindi muri iki gihe ubundi kuva mu kwezi kwa kabiri nyuma ya Ishasha operation zose zikorwa zabaye kimya ni operation kimya kabisa usanga ziba bikagusaba ko umunyamakuru turihinga ntabwo ushobora no gupfa guhamagara n'umusirikare uri mu rugamba babikubwira. Mwese utekereza ko imibare bayikura muri M23 n'abantu utabona naho umenera aha tuba twihirinze ku rundi rwego. Ubu muri iki gihe nta rwose bakubwira politike nabo ntibakivuga ntabwo bakivuga ingabo z'urundi bishe nakivuga Sadek barashwe n'amateka abirirwa bazifatara ntibakubwira ngo byagenze bitari ariko kedi ngo Sadek nayo yazanye ngo abakomando Sadek rero iyi ngiyi nibyo nari nakomojeho mu kanya n'ubu hariya za Sake kuri amugezi wa Sake winjiye already muri abahita ngo iki mu bambiro bari kuhacukura icyitwa communication ndende cyane kuko ngo hari iyo bita tractor ubwo ni bya bimashini bicukura imihanda barabiza nibyo biri gucukura noneho bakanazitindaho ibiti urumva biteguye kurwana kandi South Africa yandi dora tuvuga ngo yikuye mu mirwano ngo nagikirwa Afrika y'Epfo irimo irubaka ibihome by'ubwirinzi hariya yiteguye isa n'isa ku defend umujyi wa Goma.
bishoboka ko South Africa nyuma yo gukora amafoza akoze ingendo nyinshi mu Rwanda akarukora muri Uganda muri Sudan diri shobora kuba yaranze mateka zishobora kuba zitarigeze mugera uyu bigiye kuzaba nk'iby'abarundi kuko witwa ni Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yihakanye ko nta ngabo ze rwose zifitwe na M23 yemeza ko ngo ari abasirikare bari ditabara M23 rifite ibyo rero byatumye M23 irakara no kurushaho uyu rero nawe ngo ni Cyril Ramaphosa perezida wa South Africa kuba asa naho yatanze briefing yindi kuri izi ngabo ze ziri kurwana hano muri Congo bihagaragara ko ya deal yanze di unarebye ntuza najo nabonye ntuza general major wa South Africa avuga wenda reka tukumbe kano kantu arimo avuga ukuntu baje kurwanya imitwe ariko narebye uburyo avuga muri speech yiwe ubona ko harimo akantu bango ibyo bavugaga byo kurwanya ntuza ntago ari mu turungu ngo ni imitwe yose itwaje ibirwanisho ariko nkibaza imitwe yindi bazayikura iri kurwana se niye ko yose bari kumwe nawe bazayikura hehe kara bafatanye bikorwa bo bararwana bafatanyije na FDLR bafatanyije na Mai Mai bafatanyije na icyo bise Wazalendo cyeka niyo Wazalendo itakiri imitwe y'inyeshyamba ntago bishoboka bose baracyari gufatanya muri iyi mirwano rero nta wundi mutwe ukirwana uretse M23 indi mitwe yose yabaye guverinoma Wazalendo bakwese ejo nizabukubitira KD ariko barakitwa ko bari mu kwakwa guverinoma cyangwa se kwa FARDC uretse tumurebe uyu mugabo wumve uburyo bavuga ko ari cyo kintu cyabazanye yitwa nze murebe uyu Major General Major General mu South Africa ni uyoboye intuza Samidias wa mugabo nuza bamwita niba ari Ekpo ninde afite ikizina cye dero ngo let's tukumve Samidias was deployed on 15 December 2023 to support the government of the DRC to restore peace and security in the Eastern DRC. Samidias has an offensive mandate to support the DRC to neutralize the negative forces, illegal armed groups, and other spoilers who are operating in the Eastern DRC with the aim to restore peace and maintain kanze nkumvire hano kuya tunaga create a secure environment as well as ni ibintu birango byo kubeshya gusa wajogora mo no General Monabi Sechagopo, tumushyiraho the head of the mission and force commander of Summit DRC. Summit DRC was deployed on 15 December 2023 to support 15 December 2023 nibo baje muri restore peace and security in the Eastern DRC. so baje we n'umuyobozi wa ntuza wa Samidias aravuga igihe yatangiriye mu kwezi kwa 12 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 yaje rero kugira gute kugarura amahoro muri Congo to support the DRC to neutralize gufasha DRC kurwanya imitwe itwaje ibirwanisho n'imitwe yose itemewe operating in the Eastern DRC with the aim to restore byose bizakora operation ni muri Eastern security to create a secure environment as well as gukora nyine umushaka umutekano and their properties under the imminent threats and attacks. The Summit DRC is concerned about the continued attacks on civilians by the negative forces and illegal armed groups in the Eastern DRC. The attacks have triggered massive displacements of the population, blocking supply routes to Goma and worsening the humanitarian situation. Meanwhile, the main routes and roads to Goma, which are crucial for the movement of civilians, nyine ugomba no gushaka uburyo mujyi wa Goma ugomba kugarukana amahoro kuwurinda armed groups merciless and despicable atrocities, further restricting population access to essential services and supplies. Fasha abaturage kwakira nyine za service nyine ubuzima bugakomeza ubuzima mu mujyi wa Goma. Urabona ibyo avuga ni ibintu biri aho ngaho ariko South Africa kuva yagera mu mujyi wa Goma nibwo umutekano wabuze byaranze Sadek nta kigenda Sadek yaje kubeshya ntacyo yigeze imara abakongomani tugiye muri reality kuko
aba ni abagabo baje nta naho batari barwa nta n'ikintu gishoboka batakoze kugira ngo barebe ko bakambura M23 duce tumwe na tumwe ariko byaranze habe no kubambura urugo rumwe sake biye baripimye byaranze mu kimuka bagiye bakwitirwamo bamburwa n'ibifabo abakoloneli babo barafashwe mu kibaya ubu wenda wamenye amakuru ko mu kibaya birirwa bazamura ubudrone M23 inkuru zo ngo yahamye drone mu kibaya ngene na zirambi sinyizivuga n'ubudrone bwinjira ngo ni nko kuvuga ngo M23 yafashe Matekwa ubu Matekwa isigaye yirwa iziyora nta nubwo tukivuga Matekwa no kongera kuvuga za operation iba yakoze abo yarashe ujya kumva ibintu byisubira mu kavuga ati iyi nkuru ni nyitangaza baragira ngo subiyemwe amakuru none se rero tuvuge uravuga ati M23 yakoze operation munuza muri Minova iherutse kuyikora nko kuvuga ngo yarashe Colonel Umurundi yirwa kurasa yaherekwe wone sifore yarakubise ba Faraja yarakubise ibyo ni inkuru yabaye ni ibintu bisanzwe wajya kuri kapitene no kuvanga abasirikare bato basanzwe Burundi ni ibintu byabaye ibintu bisanzwe no wazarende zo nta nubwo tukizivuga ubu byibuze inkuru dusiye tuvuga no kuvuga ngo yafashe ngo Bitonga ngo yafashe Minova izi nazo nkuru tuvuga muri M23 najya kumwe ngo yamaza abarundi rwose yarabazengereje abarundi nibo babizi ndayishimiye nkikiza ko perezida w'u Burundi aha niwe muntu ushobora kuba avuga ati mana yanjye iyi ntambara izasiga Burundi bukuzwe n'isana ariko naho ni intambara kedi ni intambara mbona ko izasiga hari ibintu bimwe n'imwe ikemuye muri EAC first of all iyi ntambara irasiga FDLR yirukanwe cyangwa se iganje yirukanwe cyangwa se iganje FDLR FDLR ariko wibuke ko harimo ikimenyetso cyabihwanye na FARDC so icyo shaka kwerekana iki nyine iyi FDLR abantu bava burya urare usanga iri mu bantu ba mbere baturukaho umutekano muke muri kano karere ni nako kuri ariko kuko FDLR usanga ifite connection mu Burundi ugasanga ifite connection muri Tanzania ifite connection muri Uganda Kongo ho urumva ni wayo urumva ko FDL iyo mvuze connection abunumve FDL irakora business ubucuruzi bwambukanye imipaka bw'amabuye imbaho ubuhinzi FDL ifite ibikorwa by'amajyambere mu FDL yakubitiwe Rwindi uzi ko yose yihindiye harazana Kivara muri Uganda none ziratuye zose ni impunzi izitari hano mu mujyi wa Goma nizitaramutse ngo zijye za Rubero na niyo za muri ya territoire Rubero ntabwo ari butinde yo kubona bikubwiye ariko abenshi banyanyage muri ibihugu bituranye na n'ubwa Uganda buriya nubwo tuzi uruhande Kayine Rugaba herereyeho turabizi neza ko atakora na FDLR ariko mindani zirahari Uganda ifite impunzi nyinshi cyane gusa muri Uganda bashobora kutagira activities nimwe bakora ijyanye no kubunganya umutekano yes ariko toujours icyo ashaka kuvuga ni iki ino ntambara izasiga kuko nureba Burundi bwabaye open kugaragaza ko bukorana na FDLR kuba Burundi bukorana na Wazalendo nta kibabwiye rwose ubona ko Burundi bari proud n'icyo kintu so rero kuba bavuga ko FDLR iri hariya actinga gukora nabizi bajya muri advance party Barundi kimwe na Wazalendo hanyuma FDLR kazi ba backenze FDLR yo na FARDC nibo batanga umusada igihe ibintu binaniranye so urumva already Burundi bwamaze kwidekarara buri mu ntambara ndetse bwamaze kugara ko bufatanyije na cyane Mr. KD no kuvuga ngo ubwo nakuraga explanation y'uburyo intambara bizagenda gutsindwa muri Kongo kwa FDLR kuko nimvuga gutsindwa kwa FARDC itomba gutsindwa ku Burundi gutsindwa kwa FDLR gutsindwa kwa Tanzania Afrika y'Epfo ibihugu byombi ikintu cyambere kizabaho kandi pe bizatsindwa biratsindwa kabiri se bizatsindwa kuko urabona ko byose byaje biri muri tension kugira gute kurasa u Rwanda banabyerura uyibuka amagambo Evariste yavuze ubwe ikintu cyambere cyo ndabenda tuzagaruka dukora ikiganiro u Rwanda ruzasigara rwubashiye muri akarere FDL izakubitwa igende kubitanwa n'u Burundi uzayibona pe Burundi uyu mugabo witwa Evariste Ndayishimiye nigeze no kubigarukaho kare uyu mugabo kugira ngo abarundi banatekane bagire n'amahoro arambye ubuzima bwongere bugaruke ubutegetsi bwe buzatembagazwa ntituzi ngo uzabutembagaza nindi ariko nzi neza ko ahantu hari FDLR byange bikunde hagomba abarundi nabo ntabwo bakeneye kwikora bino bintu ubona abasirikare b'Urundi bashiriye muri Kongo bashiriyeyo
hejuru y'ibintu bitanumvikana nta mpamvu nimwe yo kujyana ingabo z'u Burundi muri Kongo kubyo zishira Kagame. Ubundi yo urebye iyo bari gisirikare ki professional cyangwa umuyobozi ukunda igihugu cy'ukunda n'abasirikare be kugeza abakubarurira ngo icyumweru kimwe muri operation yabo mu Rwanda baze kugukuramo abasirikare 400 kugeza ubwo bivuga ko Burundi mu batayo bwajyanye bakamanda y'amabatayo arenga 5 bararashwe noneho ushyiremo aba senior officers umaze kubura hari n'abajoyininze ugakomeza ku urebye urumva ni ikibazo gikomeye kugeraho utraining abasirikare amezi 3 ndugo izi ni waza rero cyane so urumva rero already bazajyana ariko cyo koze iyi ntambara ni bayitsinda sha u Rwanda zafite ibibazo na Uganda ndetse n'akarere bazayitsinda bate ko kaba abantu mbona bashushikanya bagurukana nabyo birashoboka gute si kuko emeki twibukiranye Wagner Group uyu ni umutwe twavuga ko utinyitse kwisi nago batinyitse Central Africa wakoze wageze hano ariko u Rwanda rero utajyayo ruza tuwa Daniel kwisanga ari mu mazi sorry ariko urumva impamvu mvuze Wagner Group hari ibitendo yakoze amahanga arakangara ibigome nyine n'abagome so bageze muri Kongo bashimyeho M23 irabibasiye bazanye iyitwa ngo ni abarundi bazanyemo n'abaregionali noneho umurundi we bamuzanye bamwumvisha kaje kurwanya umunyarwanda yego umunyarwanda urumva izi propaganda bari bababibyemo babereka ko u Rwanda ari umwanzi byatumaga barwana n'ishyaka rirenze kumve ko Burundi nabwo ari indyarya mbi Burundi burayije bukanajya bwabanje kuyabunyuza n'abasirikare barwo mu Rwanda mu gihe cya EAC banataha burya bamwe banyuze mu Rwanda ariko banyujemo bakeya basaga aho bafite ikimwaro n'isoni bajijisha kuko byari bamaze kumenyekana tension yabo yari bazanye muri Kongo n'uburyo bagezeho bagahindura mission so wibuke ko muri kiriya gihe cya yashaka gutaha Ndayishimiye yoreje ngo intumwa idasanzwe ariko ngo ntago byari izindi mpuwe byatewe n'abasirikare b'u Burundi bari bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda buriya ngo bari baragerageje haza abajenerali mu Rwanda baranegose ariko biranga batuma irira ntumwe idasanzwe simbizi n'abarabahaye sinzi uko byagenze ariko mu bigaragara ubona ko Kedi iyi ntambara izasiga icendri izasiga igosoye nuvuga ngo hano bari kuri tekeri kakari nuvuga ngo meni tekeri tekeri farisini yego ngo wapi musanga udashyitse ubwo muri iyi ntambara hazagaragara umuntu ushyitse cyangwa udashyitse icyo cyari kimwe gutsindwa kwabo nibatsindwa bazajyana n'ubutegetsi bwa hazaba clean hashobora kuzatangira rehabilitation kubaka gushyashya nko muri Kongo kandi n'u Burundi abasirikare babwo bajoninze mu Venezuela abasirikare babwo bari mu gihugu Burundi butinirwa muri DRC bukataha Burundi ubutegetsi bwa buzahura n'ikibazo gikomeye cyane kuko ni M23 twavuga ko ibishatse n'intara Kivu y'Amajyepfo yayikorera nk'ibyakoze none Kivu rwose tuvugishije ukuri parti nini hejuru ya 90 ni ya M23 igisigaye ni umujyi wa Goma nyine usa nkaho washindikanye cyangwa se yawihore ariko ntabwo yashindikanye barayihore iyo ni Sud Kivu irimo makanika naga ayoboye abasirikare 100 nta general uyobora abasirikare kiretse ari autoproclame uyobora abasirikare bagera mu 100 afite igisirikare siko bimeze reka nakira rufa n'abatwunganire no kukijoin guhura na M23 babizi neza ko hakurya yabo y'Akanyaru Brito ya Rusizi hariyo intera hamwe n'ubundi umuriro uzakomeza ugende waka kandi zishaka kuzagaruka kubabuza umutekano muri Kongo bivuze ngo bashobora kuzafata initiative icyemezo cyo kujya kuzirwanya sasa kuzisangayo ubundi gutsindwa kwizi ntambara Burundi butsindirwa muri Kongo FARDC igakubitwa Burundi butegetsi bwabo buzavaho kubera ko Burundi bura Ndayishimiye nawe ninko mbona akavuga Ndayishimiye mbona aho bigeze aravuga ati se ninemera gushyikirana cyangwa hasohoka muri intambara ndabansebye ninkomeza kurwana biransaba urwane mu kuturizo ariko nintsindwa nayo nshobora kuzisanga hanze ni n'igihugu buriya uyu mugabo yamaze kuroha mu manga kuko buriya Meki ngira ngo umuvandimwe ndabona yahageze ni Alpha buriya iki gihugu cy'u Burundi bakubwira ko uretse ibi byo kuba igisirikare yarakizambije bijyanye n'uburyo ari kukizana mu ntambara zidasobanutse zidafitiye inyungu y'igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo imibereho y'umuturage rubanda rugufi hariya isigaye ikaze igipolisi kiri kujya ku kazi na nijoro batera amagrenade byasabye ko abapolisi bahamagajwe ngo bajye kwenterevona ibitoro birabura nduguyango
habaho gukorana ku matelefone ngo abahegereye Mujye musimbukire, mutabare, ibaze- abahegereye musimbukire, nta interivasiyo ihari. igihugu kigezaho kibura ibitoro. Ejo bundi nari mbona abapolisi n'ubundi bateze utugare ikinga bajya ku kazi mu mihanda myiza rwose ubona ari ahantu ho mu kizungu, ukibaza iki gihugu bimeze bite. Uyu ni umuperezida woretse igihugu cy'u Burundi arakizambye ku buryo bari kuvuga ati Uburundi bw'ubu ngubu burutwa n'Uburundi bwo muri za 80. Ibaza umuturage yakoye ati Uburundi bw'ubu ntaho buhuriye n'Uburundi bwo muri za 80, iterambere ritaraza. Gusa abarundi bamwe mu bari muri politiki y'iki gihugu mbere ya 90 na 94 even na nyuma yaho gatoya baricuza cyane. Kubera ko ubundi buyajya kwemera amasezerano yo guha CNDD FDD ubutegetsi, bumva ko ntagiye kuba ikintu cya reconciliation, hagiye kuba uburyo bw'umwe n'ubwiyunge abantu bakumvikana, ariko siko byagenze. Abarundi bisanze ahubwo noneho igihugu gipfuye, bamwe bakabona ko buyagezaho yahura, bavuga ko si ukwiyahura, yagize ikibazo bitewe n'ibyahuye nabyo, kubona abo yahaye ubutegetsi bakoze ibyo barimo bakora. So reka nakire Rufa. Mr. Rufa, umeze neza? muraho neza. Watwumvishe ko twakije umuriro? Haripfuye bikomeye. Nawe turakwakira muri operasiyo, none ugiye kudusamarizingira utubwire operasiyo y'icyumweru, operasiyo y'iki cyumweru abantu bashobora kwibuka bati iki cyumweru kibayeho operasiyo zimeze gutya. Nawe twarebye ku Barundi, twarebye, ariko nawe ubwawe ushobora kugira agakegesho kwawe nubwo twazibuzo, nawe tugwaye ikaze kabisa. Yego murakoze kutwakira, tubanze kubasuhuza, dusuje n'abakunzi ba Bwiza bose n'abakidi official aho bari hose turabasuhuje. Kandi ni byiza kuza abantu bamenya operasiyo zatambutse mu cyumweru, ku buryo icyumweru gikurikira abantu bataza bagaruka mu makuru kabiri, ahubwo baza babisamara izinga bakamenya ngo iki cyumweru byagenze gutya. Mu by'ukuri Sud Kivu yabonye atake nyinshi, kandi intare za Sarambwe zakoze operasiyo zikomeye. Ngira ngo umubare mwinshi w'Abarundi batakariye muri izi operasiyo z'iki cyumweru kuruta uko byagenze mbere. Izo ni zimwe mu ngingo zagize operasiyo z'icyumweru. Yego. Ikindi ni uko intare za Sarambwe zakoze igikorwa cyiza, zunguka nanone urubyiruko ruza kuziyungaho. Urabona ko iki cyumweru nacyo cyatanze umusaruro. Twakibagiwe. Yego. Kuri AFC habonetse umuryango mwinshi, abasore benshi. Nanone habayemo operasiyo z'impunzi gutaha, anaribyo wabonye ko guverinoma nayo yaje kuzibikumira ibihagarika. No kuvuga ngo iki cyumweru cyabayemo utuntu n'utundi bwana muke. Nyine tutu nitwo dushaka kumenya, tutu n'utundi abantu bakeneye kutwibuka. Hari operasiyo zabaye muri Sake, zabaye Rwindi, zabaye Bitonga, izabaye Nyamuneka Rufa habana amakuru. Ndikubwira nti tanga ido nido, abantu bakeneye kumenya amakuru. Ni ko tuntu tundi twabaye, nitwo abantu bakeneye kumenya. Ubundi tubare nko mu Rubaya, byabaye mu Rubaya mu makuru ashize mu gihe gishize. Rubaya abantu bumvaga ko Veto nihagira itari bwakire. Ibyo mbanje kuvuga, ibyo mvuze ngira ngo na izo ayo n'amakuru. Niba tuvuze muri operasiyo zabaye Sud Kivu, tuvuze uburyo Minova yagoswe ni Sud Kivu, uburyo Numbi yugarijwe, uburyo Karungu yugarijwe. Izo nitwo tuntu n'utundi, uburyo urubyiruko rwiyunze mu ntare za Sarambwe, uburyo impunzi zatashye. Ngira ngo bwana Mekinari nabivuze, kandi turacyakomeje, ntabwo tukoze conclusion z'ikiganiro, turakomeje. So ariko wibuke ko ikiganiro kirakomeje, twebwe tusa nkaho turi hafi kujya kunoza Rufa. Nyamuneka uvuge
wumva ko turi hafi kugisoza ko twebwe tumaze hafi isaha tuganira ikibazo ni uko turi bugaruke mu byo mwavuze. wapi we turashaka kutubwira wowe ijwi ryawe rirakenewe. hakenewe verisiyo hakenewe verisiyo yawe. erega uri muri Kongo, twe turi mu Rwanda. Ntakererewe, twabaye natwe turabona nyine ntawe tabera. Niko bimeze. Rabini n'ujya uvuga ngo abagishaka akirwana n'iby'ubugingo nawe warwanaga n'iby'ubugingo. Nguko uko byagenze ngira ngo so turebe noneho nkwibarize tuje no muri sake ntizahagaze. nkwibarize noneho aha tuje ni mu kibaya. nkwibarize operasiyo yabaye muri Minova muri Sud Kivu iravugwa ite mu baturage aho muri Kongo, muri leta ya Kongo, mu bazarendo? Isize iki muri iki cyumweru operasiyo yo kwinjira muri Sud Kivu? Sud Kivu nayo ikumva uburyo abantu bo muri Kivu y'Amajyaruguru bagorewe ku mabombe n'urusasu rutaboroheye muri no myaka yose ishize. Keri baragura abantu babo yaba no muri Sud Kivu barakubititse. Utari burangize ikiganiro utambajije ni ukuvuga ngo iyo mpamagaye mbaba niteguye ibibazo bibubaze. Ni inshingano nari ntegereje mpamvu wabonye ngukiramo duke nari ntegereje umwanya w'ibibazo byawe. Yego rwose. Operasiyo ya Minova yaje gutuma ibirindiro by'abarundi bisenyuka barahunga, nanone abaturage nabo barahunga, abasirikare nabo barahunga. Minova isigara mu cyo bita zone rouge. Kandi yatumye ndetse buriya operasiyo ya Minova, Rwangara na za Bitonga, iyo operasiyo yatumye Wazalendo icika intege. ni nayo mpamvu bamwe bafashe umwanzuro. Ntabwo hari abamaze gutangaza ko batari busubire mu rugamba. ayo ni amakuru ava muri operasiyo zatambutse. bafashe imyanzuro ikomeye, leta nayo isa nkaho ibahindutse. muri iki cyumweru ubona ko nakibagiwe kantu nakibagiwe rwose. kuri amasaha tumaze kumenya amakuru y'uko hari bamwe mu bajenerali batatu bari badeployinze muri Sud Kivu b'Abazalendo. turaza kumenya amakuru yabo n'amazina. bafashe inzira bamanutse berekeza ishyamba rija Bunyakiri nk'uko twabivuze. ubona ko rwose bataye ibirindiro mu mirwano iri buze gukurikiraho. bisa naho M23 iragenda ifata gusa itarashe. bahisemo kwijyana, babaye bahunze umuriro utarabageraho. batatu rwose bafite ingabo nyinshi abo bajenerali bafite ingabo nyinshi. basa naho bajanye abasore bagera muri 600 ngiranje. Kuba twebesha ni bata yose. Mu mwanya amazina yabo yagenda kutugera. Bagiye gushinga ibirindiro byabo basa n'abivanguye. Abo ni bamwe mu bari kwanga kujya mu rugamba avuga ati nitwishoboreye. Reka bamwe bavuze ati ibingibi nta. Reka bwanameki kuri ingingo tuvuzeho y'urubyiruko rwagiye muri iki cyumweru nabyo biri mu byabaciye intege, kuko umubare w'abagiye ni bamwe babandi bagiye biyambura imyambaro bagahinduka abaturage. bari abasore ubona baragiye ntabwo bose bari abaturage, ahubwo nibo bari abafata nyabikorwa babo, ariko byabaye bijijisha ko ari abaturage. babona ko rero n'ubundi kuguma mu gace intare za Sarambwe zirimo n'ubundi abaturage bazabatanga, bavuga ati n'uyu yaragikoze. ubwo rero njye mbifata ko ari Wazalendo uzagiye zitrayininga. Okay, ndagushimiye cyane Arufa. Ndumva twanarekeye sibyo Kedi? Gusa n'ejo dushobora kugaruka nitumara kumenya amazina y'abantu bahunze, abo ba general bigendeye. Icyo twabwira abantu ka yari Samari. Incamake muri operation zisa nk'izabaye muri zabuze muri cyumweru na update zindi zirimo. Arufa. Reka tugushimire cyane kubw'iminota yawe. Ubwo turavugana mu kanya.
Kedi Yeah. wabyumvise rero ko atwibukije ukuntu nari nibagiye kuvuga ukuntu Wazalendo zari zimo zipanga kurasa FRDC Yeah. zivuga ziti akabunda kamugatange akandi ugahisha ati uko bano nta wabizera ngaye ngo ku kindi twe twibagiye ko ibikorwa byiza bya mu 23 yigera nka nkungu ejo babonye umuganda wakorewe gukora umuhanda ariko urabona abantu bari kubayoboka ukuntu bangana bishimye ntago FARDC yahamagaza umuganda umeze nk'abantu baboneke kuri yanabitekereza nta nubwo ifite n'icyo gitekerezo yabitekereza nyine nicyo bita good governance tofauti kabisa itandukaniro ry'imiyoborere myiza n'ibisambo yego abandi bo ni bandi c'est so de bandi okay reka turekere dushimire mwe mwese mwadukurikiye mwakurikiye kino kiganiro uruvugiro special Kedi ndagushimiye urakoze cyane uri nyamirwa rwose gutanga umusanzu kuri Bwiza abantu bagende bajye kuri Kedi official bakore sabone cyangwa se subscribe Yes. then bakore like share na comment ariko nyamuneka abantu badukurikiye Kedi ni badutera inkunga birakaze buriya ahantu ijyajya nkunda kubivuga impamvu tuvuga ko dutangaza inkuru z'ukuri nuko tuba twagerageje koherezayo abantu iyo tuvuga ngo ni drone ntago ari drone communautaire n'abantu bajyayo kandi agenda aca muri Wazalendo tupepesa kuko kuza kwiyabonesha iwanjye ni byiza kuza kureba ibiganiro ni byiza ariko nyamuneka uvuze uti ngiye kohereza meki 10,000 ngiye kumweza akadolari 100 ngiye kumweza amadolari 200 ngiye kumweza n'ibihumbi miliyoni cyangwa kumweza kamera buriya uzi ko kuva hano Mugunga ugera muri Sake ndani iyo wohereje umuntu ati genda undebere ese izo Wazalendo zarashwe bya nyabyo uzi ko hava yishyuye amafaranga atari munsi mu 15 by'amakongo no kugenda mu nzira gutya wagenda yishyura Wazalendo urumva rero nta kindi gituma tuvuga tuti mu supporting ahanini nicyo tuvuga ati tubatangariza amakuru ari reyeri cyangwa se yizewe. Yes, murakoze cyane reka mbashimire nge na Rimeki Kayiranga naye na Kedi. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo, nshimire rwose wadufashije mwese Imana ibamugisha icyumweru cyiza, bye.